nashyize ko tuganira kuri aya magambo badusomeye mu gitabo cya Matayo cyangwa mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice ni 2 ku murongo wa 1 kugeza 23. Nashatse ko twibukiranya kuri Noheli mu gihe twibuka ivuka rya Yesu ryegereje, twishimira Noheli nziza. Badusomeye amagambo agendanye no kuvuka kwa Yesu, ariko byari byarahanuwe kera. Iyo turebye amagambo aboneka muri Yesaya ku bice 7 ku murongo wa 14 haravuga ngo nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso, dore umwana azasama inda azabyara umwana w'umuhungu amwita izina Emmanuel, Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo byari byarahanuwe kera, ntabwo byabaye inzaduka. Ni ukuvuga ngo abanyabwenge bari bafite amakuru. Uyu munsi nakuzaniye amagambo afite umutwe w'intego ivuga ngo hunga kandi uhungana amakuru. Imana ishimwe. Sinzi wowe hantu uri buze kuva, ariko aho wumva harahari, naho ujya harahari. Navuze ngo ugire ku musozi wa Siyoni, aba ariho iyi Noheli gusiga ntigusige hano hanze. Imana itugirire neza. Haleluya. Kandi uhungana amakuru y'uko i Siyoni hano muri Yesu y'Imana harimo umunezero, harimo ibyishimo. Imana itugirire neza. Yewe tugitangirira iteraniro natangiye mfashwa mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Samuel hari indirimbo yaturirimbiye aravuga ngo niba ushaka kugira ubwiza n'icyubahiro ngo ubishakishe. Ubishakishe kuko ari byiza udacogora. Ahandi yageze aravuga ngo ni gusenga, usenge cyane ngo kuko ngo ari bizagukiriza. Narindi kuvuga ngo muri uyu rusengero, muri uyu murimo niwe uzabonera gukira. Imana ishimwe. Ntange kandi mbahishurira, ntange mbamenera ibanga aho tugomba kugera. Twibutse cyane rero ku magambo y'Imana badusomeye muri Matayo ku bice 2 umurongo wa 1 kugeza 23. Tutarahagera ubundi iyo duhereye ku gice cya 1 ku murongo wa 18 kuvuka kwa Yesu uko kwagenze. Matayo igice cya 1 ku murongo wa 18 kuvuka kwa Yesu uko kwagenze. Kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya: nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora, babona afite inda y'Umwuka Wera. Umugabo we Yosefu kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama rwihishwa, akibitekereza marayika w'Umwami Imana amubonekera mu nzozi ati: Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari Umwuka Wera. Azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Kuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo iby'Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo: dore umwari azasama inda, azabyara umuhungu, azitwa Emmanuel. Bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu akangutse abigenza uko marayika w'Umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni we, ariko ntibaryamana. Arenda ageze igihe yabyariye umuhungu, amwita Yesu. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Yosefu abatangiye guhabwa amakuru yuko byahanuwe kera, ko atari igitangaza, ko atari inzaduka. Imana ishimwe. Mumvugire ngo Imana ishimwe. Iyo urimo neza batubwiye ukuntu Yosefu yari umukiranutsi, umwana wo kwa Dawidi iyo hirya, ukuntu yari umukiranutsi. Aricyo cyatumye Imana imwishimira, imuha amakuru. Iyo uri mu nzira, iyo uri hano mu rusengero, iyo waje kurepeta, iyo udakatakata
uba ufite amakuru n'amatangazo ya mwarimu. Siko bimeze. Nuko Yosefu atangira kunosherwa yuko ibyarimo atari inzaduka, atari ibara ryaguye, ahubwo byari byarahanuwe yuko umwari Mariya azasama inda y'Umwuka Wera. Ntabwo rero Yosefu yatunguwe, Imana ishimwe. Abatangiye kunosherwa amakuru kuko ari mu mwanya, Imana ishimwe. Yosefu ahabwa amakuru, yagira ikibazo kuri Mariya, nuko rero batangira gahunda yo kurera umwana cyangwa yo kurera inda. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Icyambere ni amakuru. Ni ukuvuga ngo umaze igihe kirekire utaza gusenga, ni ukuri muri kure cyane y'amakuru yo mu rusengero. Iyo umaze igihe utajya mu nama zitandukanye za leta, uri kure y'amakuru agezweho. Icyambere ni amakuru. Yosefu nawe ahabwa amakuru. Erega ibintu tuvuga none ntabwo ari inzaduka. Urumva se iyi siroga yo kuvuga ngo icyambere ni amakuru, haba mu murenge haba mu gihugu, uri kumva ari inzaduka. Icyambere rero ni amakuru. Yosefu ahabwa amakuru. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Yosefu ahabwa amakuru. Nuko bizagenda kose, Imana ishimwe. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye i Yerusalemu. Barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse? Umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twari tuje kumuramya, ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba twari tuje kumuramya. Kuko abanyabwenge bari bafite amakuru kera cyane ko hazavuka umwana. Nuko rero bamenya yuko yanavutse, bashaka kuza kumuramya. Imana itugirire neza. Ibintu byose by'agaciro ni iby'uwo mwana. Abanyabwenge ni abanyabwenge kuko bigira inama, bashaka kujya kuramya, mu gihe abandi bari bahugiye mu bindi bintu bitandukanye. Ariko abanyabwenge bigira inama yo kujya kuramya Yesu. Bahisemo neza. Izina ry'Imana rishimwe. Muraza kumva ukuntu abanyabwenge babaye abanyabwenge koko. Nuko bakibaza gutyo, Herode nawe aravuga ati, nimugende mushakishe. Yavutse. Nimumara kumenya ahantu yavukiye, nanjye mumbwire nze muramye. Abanyabwenge bamenya neza yuko Herode nta makuru afite, bacaho barigendera kuko bari abanyabwenge, bari bafite icyizere cy'uko Yesu baramubona, kandi cy'uko Yesu baramutura amaturo, kandi yuko barahagera. Imana ishimwe. Ngo maze yanyenyeri babonye bakiri kure iburasirazuba irongera ibajya imbere. Haleluya. Abantu bari mu mwanya neza babona amakuru. Herode ntiyabona amakuru. Yesu ukeka ko iriya nyenyeri yari iri kure yabo. Bakigera kwa Herode ntabwo yari iri kure yabo, maze birakomeza irabayobora ibageza aho umwana yavukiye. Haleluya. Yesu Kristo ari uzacungura abantu, ariko gahenge tugifite na n'uyu munsi. Imana ishimwe. Ariko Herode ashyiramo ubwenge bwinshi, atangira gutekereza ati, uyu mwami yavutse, burya byari byarahanuwe, none umwami yavutse. Byahanuwe nguki? Abanyabwenge bamaze kubimusobanura, aravuga ati, mugombe nshaka ukuntu uyu mwana ngomba kumwica, kandi byanga byakunda mu gihugu cyanjye mfitemo intore nyinshi natoje kumvira, ntabwo nabura ukuntu mwica. Nuko Herode imitwe iba myinshi cyane, washyira mu bwenge bwinshi, arashakisha. Nuko abwira abanyabwenge ati, mugende, nimugerayo mukamara kubona aho umwana yavukiye, maze rero mugaruke inzira, nanjye mumbwire njye kumuramya. Ariko kwari ukubeshya. Ariko yari inzira, sinzi ukuntu nabivuga, yari imigambi mibi, yari imico y'incakura. Imana itugirire neza. Haleluya. Nawe ufite ibiguhiga, bakimara kubona umaze gutsindisha abana batatu, ufite ibiguhiga. Bakimara kubona uguze iriya nzu, ufite ibiguhiga. Bakimara kubona bamenye yuko sogokuru yakuraze kuzagwa mu nzu y'Imana, ariyo mpamvu uramya bikemera, ariyo mpamvu usenga bikemera, ariyo mpamvu utajya ucika intege, ariyo mpamvu guhera muri 86 kiri aha ngaha
nuko Herode acuza imigambi myinshi cyane yo kugira ngo agucirire, yo kugira ngo kwica gukureho, ariko hunga udapfa mu izina rya Yesu, kandi uhungana amakuru, menya aho uhungira, izina ry'Imana rishimwe. Abanyabwenge baragenda bakora uko bagomba gukora nk'abanyabwenge, baramya umwami, bamutura amaturo, izahabu, icyome n'ishangi bihenze cyane, bareba ibintu bikwiriye uwo mwami, izina ry'Imana rishimwe. Haleluya! Ndacyakora ngo hunga, kandi uhungana amakuru, izina ry'Imana rishimwe. Maze ngo abanyabwenge bakimara gutura amaturo umwami, ngo baburirwa n'umwami, ngo arababwira ngo maze ngo ntimusubire ya nzira mwavuyemo, ngo ahubwo mukomeze iyindi nzira, ngo dore muca ahangaha, kuko iriya nzira Herode ashaka kwica umwami, ashaka kwica umwami Yesu. Haleluya! Abanyabwenge baba bagize gute? Baba bafashe amakuru, Imana ishimwe, maze ubwenge bwabo babikoresha nk'uko babuhawe, izina ry'Imana rishimwe. Ntibashaka kwiyorohereza, birashoboka yuko inzira bari bavuyemo yari yabugufe cyane, ariko tekereza utegetswe ngo mu gihe wari gukata hano ujya wenda muri kabiri, ngo kata gutya ugende ku rusozi ukate Nyakarambi, nugera Nyakarambi nabwo unakomeze ugende bakatira Kabarondo, ugende ku Murindi ukate ubone kugera iwawe muri kabiri. Ariko bariyemeza, birashoboka ko inzira yari iyomeye kugira ngo badahura na Herode, kugira ngo Herode atamenya amakuru, izina ry'Imana rishimwe. Abanyabwenge baba abanyabwenge, bageza kuko umwami yabasobanuriye, izina ry'Imana rishimwe. Haleluya! Oh haleluya! Amakuru y'ijuru niyo ya mbere. Nuko akihava, nuko rero umwami Imana wabonekera Yosefu bwa kabiri mu nzozi, baramubwira ati Yosefu, Yosefu, ungana umwana na nyina, kubera yuko Herode ashaka kumwica. Mana tugirire neza. Herode ategereza aba banyabwenge arababura, maze ngo Yosefu afata umwana na nyina bamugira muri Egiputa, ngo kugeza igihe nzababwirira. Mana ishimwe, Mana ihabwe icyubahiro. Mana yarezi yuko Herode agomba gutanga, nubwo yivumbura kose, nubwo ari gushyira mu bwenge bwinshi, ariko Herode agomba gutanga. Haleluya! Nubwo hirwa cyane, ariko mvugire ngo Herode agomba gutanga. Mana ishimwe, mvugire ngo Herode agomba gutanga. Ntabwo ngo bucakura bw'incakura buzahoraho, Herode agomba gutanga. Mana tugirire neza. Hari abantu benshi bakuhize, hari abantu benshi bakubariye iminsi, ariko uyu munsi baratanze, batanga nk'uwo mwami Herode. Ndavuga ngo barapfuye kuko hatanga umwami. Mana ishimwe. Nta bantu benshi uzi bagusize, nta bantu benshi uzi baguhize, ariko bakagusiga. Nuko rero Herode igihe kigeze aratanga. Narindi kuvuga ngo Yosefu arahunga, baragenda bajya muri Egiputa. Igihe kigeze Herode aratanga. Nuko Imana iburira Yosefu mu nzozi bwa gatatu, iramubwira ngo hunguka. Haleluya! Mundirimbo naririmbye navuze ukuntu Herode yabyaye Yosefu na Mariya, babyaye bafite ibanga, bahunga bafite ibanga, baza no guhunguka bafite ibanga. Haleluya! Mana ishimwe. Iriya ndirimbo naririmbye ntabwo nari nayisohora, ariko yenda kuza. Imana itugirire neza, Imana izadushyiriremo n'ibirungo byinshi, yo izagaragaze cyangwa icyo ishaka kuvuga kizagere ku bantu bayo. Imana itugirire neza. Haleluya! Haleluya! Yosefu arahunguka, ahungukana na Mariya, n'umwana mwiza cyane. Hari aho batubwira ngo maze ngo arakura mu ubwenge. Imana ishimwe. Ngo maze ngo bagihunguka, ngo Yosefu na Mariya kubera ubwenge Imana yabahaye, ngo baratekereza kuko hamaze kwima mwene Herode, ngo ntabwo ari byiza ko duhita tujyayo, ahubwo berekeza i Nazareti. I Nazareti kujyayo ntabwo ari uko bwari ubwenge Imana yabahaye, zari imbaraga Imana yabahaye, byari ihishurirwa kuko byari byarahanuwe yuko azavuga kandi akitwa Umunazareti. Imana ishimwe. Haleluya! Ntabwo bapfuye kujyayo gusa. Hari amakuru y'Imana gusanga mu nzozi, hari amakuru y'Imana ubwirwa ku munwa, hari ubwenge Imana yaduhaye. Ubwo bwose Yesu
ajya gusura byose bigakora. Imana ishimwe. Ngo maze bigira inama yo kujya Nazareti, maze kuko byari byarahanuwe ko azitwa Umunazareti. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Navuze ngo Mungu udapfa, Mungu udapfa, kandi umenye naho uhungira. Tugitangira iri jambo ry'Imana nababwiye ngo mbameneye ibanga ko ahantu tugomba guhungira ari kuri uyu musozi Siyoni. Uzatekereze neza igihe udaheruka gusoma ibyanditswe byera, uba uri kure y'Imana, kandi nta byaha bigaragara bya bindi tuvuga ngo sinica ngo sindoga, nta byaha wakoze uzi bigaragara, ariko uba uri kure y'Imana. Nari ndi kuvuga ngo uhungire kuri uyu musozi w'Imana. Umuririmbyi aririmba ngo nikundira kwibera mu nzu y'Imana, ngo kandi ngo amahema yayo ni meza, izina ry'Imana rishimwe. Reka nsabe Papa Neza ahere ku murongo wa 18 aturangirize icyo gice. Umurongo wa 18 ageze 23. Yego. Induru yumvikanye inama yo kurira no kuboroga kwinshi. Rasheli arira abana be, yanga guhozwa kuko batari. Herode amaze gupfa, marayika w'Umwami Imana baza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa, ati byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isirayeli, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Arabyuka ajyana n'umwana na nyina asubira mu gihugu cya Isirayeli. Ariko yumvise yuko Arikelayo yimye Yudaya, ahase Herode atinya kujyayo, abwirizwa n'Imana mu nzozi ajya mu gihugu cy'i Galilaya, atura mu mudugudu witwa Nazareti, ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bisohore ngo azitwa Umunazareti. Amen. Imana ishimwe kandi Imana imuhe umugisha. Ikintu nashakaga kuvuga ahangaha, twavuze ukuntu Herode yatanze, twavuze ukuntu Yosefu yahungutse akatura mu mudugudu wa Nazareti, kuko byari byarahanuwe kera. Ariko ikintu nshaka kuvuga ahangaha nuko abana barasheri babigendeyemo. Narindi kuvuga ngo hunga udapfa. Birashoboka yuko ushobora kuba uri mu kabari runaka, ariko bakaba bashaka maritini uri muri ako kabari. Nukuvuga ngo abantu bose bari muri ako kabari, Herode azemera bapfe bose, ariko abone maritini. Narindi kuvuga ngo hunga udapfa. Umudugudu w'irimbukiro, umudugudu w'irimbukiro w'ubusinzi, umudugudu w'irimbukiro w'ubusambanyi, umudugudu w'irimbukiro w'ibyaha byinshi bitandukanye. Nuko abana barasheri babigenderamo, kubera yuko Herode yaratangatanze, aravuga ati mugote yo Betelehemu yose, muyigote, mushakisha abana batararenza imyaka 2, abamaze imyaka 2 n'abatarayirenza bose mubica. Birashoboka yuko haba hari gushaka umuntu umwe, waba uri gushaka wowe mukobwa, kubera yuko azi kugendana na Tereza na Dansira, ariko wowe uri gushaka, ari wowe uri gushaka, mwese akabahera uburozi icyarimwe kugira ngo babashe kukubona, kandi ni wowe bashakaga. Ariko Dansira na Tereza bose babigendeyemo. Imana itugirire neza. Udapfa, wigendana n'abanyabyaha, wigendana n'abakobanyi. Imana itugirire neza. Ubundi nimba barimo n'icyo bamariye kutarabavana ku musozi w'irimbukiro. Imana itugirire neza. Nimba ujya kuba kandi uri umuririmbyi, abantu bose mu mwana ziriya nzoga, ayo mwakoreye, ubundi ubamariye iki? Imana itugirire neza. Buriya abantu bo batagera mu nzu y'Imana, ntukeke ko baba batamufitiye ishyari, bashaka kukubona waguye wabaye nkabo. Ariko narindi kukubwira ngo hunga udapfa, kandi uhunga ufite amakuru rero narifite nuko hano kuri umusozi Siyoni hari ubuhungiro. Imana itugirire neza. Dorukasi na Bestina baririmba ngo turi mu buhungiro, ngo kandi ngo bukomeye, umwanzi atabasha kuvogera. Imana itugirire neza. Turi mu mutamenwa, Imana itugirire neza. Umutamenwa ntupfa gufungurwa n'ubonetse wese. Imana itugirire neza. Imana ishimwe. Narindi
winjire mu mutamenwa. Ni Yesu Kristo, ni Yesu Kristo ufite uko yakugenza bikemera. Imana tugirire neza. Nigeze mbimba indirimbo ndavuga ngo imvura yaguye inzira zanyereye, Yesu wembere inkoni n'icumbe, mbere inkoni n'icumbe, mbere inkoni n'icumbe. Imvura yaguye inzira zanyereye, Yesu wembere inkoni n'icumbe. Haleluya. None se namwe murimo mushaka inkoni ngo mwicumbe? Imana tugirire neza. Uzi iyo imvura yaguye uza agatembo kaba hari, uzi iyo uri mu busambanyi uranyerera ikibuno ukagikubita hasi, kashi kajyaho mu busambanyi neza neza, ntugire ngo ni muri kiriya cyondo. Ndabigereranya na kiriya cyondo iyo imvura yaguye. Ni ukuvuga ngo iyo ukubise ikibuno hasi kashijyaho. Nyaboneka iyo wambaye umweru, ntitubizi, iyo wambaye umweru umuntu wese uciyeho amenya ko watembye. Rero muri uyu murimo tumeze nk'abantu bambaye ibyera. Nimwe Satani urwaho agushyiraho kashe, waba usanzwe ugenda gake gake ugacika korari, kuwa kabiri ukabufite aho uhurira n'umusore, umunsi umwe ni ukuri akagushyiraho kashe, ku buryo iyo kashe uzamara ushaka uzagaruka mu murimo, ariko yakashe izabiri uzajya gushaka, ariko tuzaba tuzi yuko wabyariye iwanyu. Uzajya mu murimo w'Imana, ariko tuzaba tuzi amateka yawe ya mbere. Narindi kubwira urubyiruko mwihangane, umuntu wabyariye iwabo byararangiye. Icyo nzi neza nuko nta cyaha na kimwe Imana itababarira, ariko dukize urubyiruko rwacu ruve mu busambanyi rwere rwugira iteto. Imana tugirire neza. Umusore wagiyeho kashe, uzi umusore wagiyeho kashe akajya mu kabari agasinda akageza n'aho agenda abaza n'ibikuta ngo yewe muntu, kubera ko yasinze agasinda ku buryo abantu bagenda bamukenyeza bose, wanga umusaza w'imyaka 102. Imana tugirire neza. Nandi kuvuga kugira ngo Delila atazamushobora, kugira ngo Herode atamushyira mu bwenge,